Muraho neza, ewa nari mbakumbuye bya hatari kabisa, hari haciye igihe nta video nohereza, nari mpugiye mu bintu byinshi, amashuri, akazi, ubuzima busanzwe, so byari chaos nyine urumva nawe, ariko nagarutse noneho, nagarutse byagabanutse ibyo nari mpugiyemo. So video y'uyu munsi rero tugiye kuba tuvugana ku byerekeranye n'ukuntu ushatse kuza kwiga muri Canada uko wabigenza. Mbere urabanza ugashaka ishuri ushaka kwigamo n'ururimi uzigamo, niba ari Igifaransa cyangwa se ari Icyongereza. Umaze kudesida ni irihe shuri ushaka kwigamo, urabandikira ukababaza ni ayahe madokima bakeneye, bamara kugusubiza ayo madokima baguha examen y'ururimi uzigamo. Bamara kukwemerera baguha iletre ikwemerera kuza kwiga ku ishuri ryabo. Wamara kubona iyo letre niho ujya kwapurika study permit cyangwa se uruhushya rwo kuza kwiga muri Canada. Urwo ruhushya rwo kuza kwiga muri Canada, umwanya ugitegereje urwo ruhushya niho ushaka bari hangahe school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri, ubuzima, insurance cyangwa se hands, ubukode bw'inzu, ubuzima bwa Canada butwara nkangahe niko nabyita. Ibyo byose biba bisabwa ngo ubimenye mbere yuko usaba visa yo kuza kwiga muri Canada. Kuko abanyeshuri ba international ntago bo bafite impapuro dukoresha hano zo kwivurizaho. Kwivuza ubikoresha ku bwawe. Sawa rero, umwami abagirire neza. Ufite ikibazo wanyandikira ukawohereza comment, nta kibazo kabisa, nashaka umwanya nkabasubiza. Sawa, umwami abagirire neza. Ubwo tuzongera, ubu noneho nagarutse, ntago nzongera kubura nkuko narimbuze. Sawa rero, yari Christine, ubwo naho ubutaha. Bye for now.